birangira tugeze mu kindi nagaze. Yemwe baha. Ukinge. Ko wa muhungu atadukira. Wewe uzajya mukina. Reka mbegiye. Ngo turasubira mu kanya ngiye kwane kano gakoti kanje hano haraguye. Izuba ryavuye pe. Badapanga. Komera muradaka. Komera. Meze utera? Sawa. Hana hese. Reka nitambukiraga. Aba nari ngwerutse. Hano nawe ngwerutse. Uri mudukira? Nandi gukora ikiyeda ahangaha. Yamaye. Kandi ko nabona umugati mwana abana bakajya ku ishuri banywe igikoma. Ntabwo byoroshye muri iyi minsi. Nanjye ngumba ndahanga. Sawa. Kandi ukaraga gutya wanje. Sawa rero ubwo. Naribi nanjye kanikorere. Ubwo ngo nahejo bundi. Naribisha uburyo umuntu wanga kwibarakora. Cyane da. Ese ndajya muri biyede hari abanditse imyenda. Harimo 500. Rebe. Azongo kana mukora ariko nako namu. Yagiki. Yari. Nana Sasha. Yego muradaka. Kore wambaye isengeri ikoti rivanyemwa. Twa tugenda n'ibikoresho byose aho tugeze. None se ikoti rye uritwara mu ikofi nk'inoti? Cyane rwose no mu nkweto turishyiramo tukarizinga. Abakire nako muri abantu. Abo zo mukora amafaranga ngiye mwagiye mumbwira mwana mukamfasha nanjye nkana makuntu nabaho mwa. Mu biyede rwose Modekayi. Tura mu kiyede mwa. Shaje wonde. Wabanye amakote kuntu aba ameze? Shani ryiza kabisa. Ntacyo nta kundi nyine. Ihangane. Mwibereho nta kundi wanje. Ihangane. Sawa. Ihangane bose. Sawa naribi. Ngire amahoro. Ndira sanabi ndambare cyo. Kandi reba nkora iya make. Ndagurisha rwose. Angahe? Reba rwose n'ukuri kw'Imana. Kagakote ni nakeza wakaguriye. N'ukuri kw'Imana utu dukote tuva nakakuye Bugande. Uretse ndebe. Nakakuye Bugande. Irinda rigura. Reba witonze rwose. Kamanze nikiremo ndebe. Bara witonze. Witonze. Kote. Kote ko ntari kuziho. Igisambo gihora kinekaneye ko ntabwo kote. Urashaka amafaranga angahe? 12. Se kuri gucya baguze. Oya nuko ndi kugira ngo ndebe ko kakukwiriye kakubereye ndabona ari byo. Okay, urashaka angahe? 15. Rwose. Kwari neza. Nisura mangaye ibyire ariko tugende. Ubwo amafaranga eka mbanze ndebe amafaranga mfite. Yeze sura yamba. Ujya. Yamba kutiriwe ba. Bari mitukura nta kibazo. Bari mitukura wikiri kuba. Fata 5. Ata. Angahe? Problems always. Joko turi kure. Ikote nari guze. Rikota ni ryanje. Kuna size ryanitse Ikote ni iryo naguze. Reba ni rikote ni ntari bacyavuga nkato. Ahubwo iri kote ni kwa gatatu. Kana abandi nk'abandi cyane. Reka nigende. Zewe ntabwo bakumvikana ikote rimwe. Ni kote riguze nayo. Uranshaka he? Iryo kote riguze nayo. Agomba kujya kuri polisi. Bo tujya nkwereka umuntu kuri. Iryo kote warigaye. Kote warikiye wowe. Ari hehe wowe?
ahubwo ubwo mbonye bitanu ngiye gushaka ahantu niba inkweto n'ipantaro kunyereka umuntu wambaye ubwo wajya cisha make sindi umujura. tugende nyine ujye kunyereka umuntu wajya tugende mu kwereka ibisabo byangaye maze kunzengereza n'ubundi we hagarara wowe uzi gushaka hagarara amafaranga yanjye tugira ngo tubone twumvikane iri kote hano rikuye iri kote iriya kote se noneho iri kote umugabo yambaye isengeri aya makote nayo avuze ko iri kote maze kwigura nawe isa n'ipantaro yanjye reka ntabwo bishoboka none si ibyo makote wa mugabo wewe have iri kote ubwo rikuye inde wamugabo ikote bazuri ryambaye reka ni ibiki none iryo kote narifata gihe urkumva yagusubiza amafaranga yawe ntabwo bizi kose nge uri kunyicaza nakoze icyo icara hasi mugabo nakoze iki nicara hasi ntabwo ni bya mugabo nicara hasi nakoze iki se nicare unje nyine mwese mwicare muri bari bose mwicare mwicare munaba yigendera mukamufata nicara gihe mamagare n'abantu hano muri siba yacu tubagwe ko mwatuzengereje hande muvugana no kote mwari uyu mugabo kare ufatanye kote wamubajije aho yari ku wa mugabo y'amafaranga wahaye no mugabo ayaheze arayafite ayo mafaranga ayaheze ayaheze yo mugabo twaguze kote nimba bihakana amafaranga ngiye kuvuga niyo afite namuhaye ntago mbeshya wakigamba ngo amafaranga nta mafaranga ufite se amafaranga ufite se karange nayaje ufite amafaranga uri kuvuga ko wawe mu bitaro nayanjye amafaranga mu bitaro twamuhaye wayakuye iri kote mwari gusa wowe se umugabo ngenda muzi aha turi mu mudugudu wacu reka zamamagara umuyobozi wanga mubaze ko nta kote ya nta bisambo byanga yigize tubonera kaze muhamagara umuntu wanga wari ukora ikiyaga wa mugabo we rero ya mugabo Gabudiyani meze bitera sani sawa bimeze neza zana amafaranga yanjye nanjye ngusubize ibyawe ibiki si biki muzajya mujya kwiba higirira nimurangiza muze mubeshyera abantu ngo mwabagwe nagwishije nani njye umugabo ntanga nuko araba afite amafaranga namuhaye y'igihumbi niya bitanu bimeze neza muri sawa ni sani sawa urabura komeye ndakomeye reba tuzegeza amakoti ijyanye na rya tsorobe barijyanye dore ngisambo nabifashe hano se warinda umunyujije aha nkirirwa nkora ikiyede mvunika baguseka ngo gukorera amafaranga kandi aba yakuvunye mvunika ngiye nkorera ikiyede ndinde se umunyujije ni bakwibiki ikote rwose ryanditse dore ngisambo no mugabo twari n'uyu mugabo twariguze amatwi baza ngubaze ninde umunyujije aha twariguze ntago mukanya unyuzeho umbwira ngo ikote ritwara mu ikofi n'inote sinaye namba yari nako none ntago uvuga ngo ikote ngo warutwaye ngo mu ikofi byarawe ko wari uri ku kihede nicire baza nkwereka sha ntibazajye batwira kuba butakazi zara amafaranga rero ni amafaranga tutamusenza kote bashaka fata mukora maneza mukora akajya bayikunguka neza akajya bayikunguka yaza byavuga kuramo gira vuba uzane n'ibindi uba watwara gira vuba ihene zacu rimwe mwazimanishaho aho kamugame ihene zacu rimwe mwazimaze itanga babanguke n'abaturage babibone rwose niba mbitatu mpaye umutudahana waracitse umutudahana waracitse uri kumva